Babanaga na ba nyogokuru baragiye aho mama we yansize njye mfite imyaka 6, murumuna wanjye yamusize ari muto yamutaye afite amezi 6. Hari muri Kamena uyu mwaka ubwo Manirambona Masudi y'imyaka 14 yiteguraga ikizamini gisoza amashuri abanza, yabwiraga Radio TV10 ubuzima bubi na murumuna we bari babayemo bitewe no kwibana mu nzu. Icyo gihe abaturanyi b'abana bavuze ukuntu nyina yabatakaga i Burundi akabasigira nyirakuru nawe waje kubata mu nzu akajya kwishakira umugabo. Nyirakuru cyakora banje kubihangana abana barahinga radeya abana maze kugira buhoro umugabo ambwira ngo nibaze bagende ntashobora kurira abana batarabe wahita ajyana n'umugore barigendera abana bataho. Umugabo yenjiye nyina yinjiye cyuye nyirakuru ntabwo ari sekuru. Sekuru wabo yapfuye kera. Nta sekuru wagira no mugabo so numbese nuwacyuye nyirakuru babyara. Nubwo biga ku buryo bugoranye, abaturage bavuga ko abana ari abahanga mu ishuri, bikanagaragazwa nuko umukuru yatsinze ikizamini cya leta cy'amashuri abanza ku manota meza, ariko amagingo ya mu gihe abandi bari kwerekeza ku mashuri, uyu mwana we nta cyizere cyo kwiga afite. Naratsinze, nakoze neza, nshizeho umuhate, ndatsinda, nazanye 25 kuri 30, ubwo gutyo na aggregate 10. Nkaba naratsinze ariko nta bushobozi bahari, kaba baranyohereje ku kigo kuri S Gishoma, ariko nta bushobozi bwo kujya mfite, nta bikoresho mfite, nta makayi, ni ibintu byose nyabisabwa kuri icyo kigo nta na kimwe mfite hamwe na Minerval. Kumva ari ibintu bibi cyane kuko nanjye numvaga nshaka kwiga, nta kindi kintu numvaga nshaka sibyo kwiga gusa, ariko nyine kuva nta mahirwe nuko nyine cyo nsaba nuko nabonerwa nyine ubuvugizi nkagenda ku ishuri nkashakirwa ibyo bikoresho nko mu rugo basi baganshakira ibyo kurya, dore nk'ubwo inzara tumereye nabi. Murumuna wanjye ariga mu mwaka wa 3 yimukiye mu wa 2 ejo bundi yabaye uwa mbere. Ibihembwe byose nza ndi uwa mbere. Abaturanyi babo bavuga ko bibabaje kuba umwana yaritsindiye kandi ku manota meza, ariko akaba agiye kwicara kubera ikibazo cy'ubushobozi, kuko ngo uretse no kuba atabona amafaranga yo kujya mu kigo yatsindiye, ngo ntiyabasha no kubona amafaranga amujyana mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 9. Umwana umwe yaratsinze, abandi bose baragiye bamaze icyumweru ku ishuri, we ntabwo aragenda. Yagize aggregate 25 bamwohereza muri boarding mu Gishoma. Kwigaho barabyumva rwose, bose nabahanga, nta numwe urasibira n'umunsi numwe. Ubuzima bwabo babayeho nabi. Mama wabo babyara yibera i Burundi. Ubwo ngubwo rero umwana kuba yiga pe akaba yaratsinze akaba abuze amafaranga amujyana ku ishuri ni ingorane. Ubwo urumva guturuka mu wa mbere abuwambere kugera mu wa 6 n'ubuzima afite abayeho nabi. Ni umuhanga bikomeye ahubwo nibamuha ubufasha. Abaturage twese biratubabaza ko umwana afite ubwenge bwo kujya ku ishuri akaba ataragiye, ariko turababara cyane, ariko nta bundi buryo bundi kwabigenza, nta mikorere natwe. Bakimara kumenya iki kibazo, umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dukuzumuremyi Anne Marie ndetse na Nsengiyumva Vincent de Paul uyobora umurenge wa Bugarama babwiye umunyamakuru wa Radio TV10 ko agiye kugira igikorwa kugira ngo uyu mwana abashe kubajya ku ishuri. Kaba baranyohereje ku kigo kuri S Gishoma, ariko nta bushobozi bwo kujya mfite, nta bikoresho mfite, nta makayi, ni ibintu byose nyabisabwa kuri icyo kigo nta na kimwe mfite hamwe na Minerval. Kumva ari ibintu bibi cyane kuko nanjye numvaga nshaka kwiga. Radio TV10 mu karere ka Rusizi, Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba.